mwezi nta nubwo ukorera ko twigeze gukunda nta nubwo ukorera ko dufitanye n'imfura yacu Alice yego ye nakubwiye ko ntagomba kuva hano utanyeretse umwana wawe umva rero amakosa wakoze umva amakosa wakoze kundababaza rero ntabwo nayahakaye Alice ntabwo uzi ko umwana arwara ntuzi uko nawe rero umva ukuntu nanjye nakubwiraga nabizi icyaha cyuya nayo nihanagura gutya nawe nanjye nuko navunikaga titira rero ngaho basi yemeye arara urwantambi ngaho mukemurira ikibazo yazindukiye hano aje kukureba nanjye ubu nzindutse nza kugira ngo ndebe niba ubu rero nibwo wibutse ko umwana ageze aho byose ubundi wambire mu buzima bwanjye n'umwana wanjye ushaka urimo ariko umwana we ntabwo nava mu buzima bwe cyangwa ngo ave mu bwanjye kuko nakara kanjye nakanyama kanyomotseho naho wowe ntabwo mu buzima bwawe ndimo ihangane ikintu ngiye kugukorera ayo narize ni menshi nawe uri kubeshya ngo urarira sibyo imitungo dufitanye urayizi umwana wanjye Alice sonzi wacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbese tuzakomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi ubu turi mu masaha ya mu gitondo kwa Papa Teta ubu nsigaye mbura niba ari Papa Teta niba ari Papa Anje niba ari Papa Nde asigaye afite amazina menshi ubwo ariko Teta niryo nafashe niryo ndumva ari najyo mvuga mugahita mumwibuka muri iyi minsi mu rugo iwe hari ibibazo byinshi cyane by'abadamu be kumvikana byanze no kubikemura byanze rero uyu mubyeyi ngira ngo murabyibuka ko yaje aje kureba umwana ariko umugabo agenda adakemuye ikibazo cye ngamwereka umwana birangira nyine kuri mwabibonye aragenda amusigaha umudamu nawe yinjira mu nzu arakinga uyu mubyeyi aravuga nawe ko arara hano mu by'ukuri nanjye ntabwo numva ukuntu umuntu yarara hanze bugacya ariko bwakiye mu gitondo ngaruka hano kugira ngo mbashe kumenya uko byagenze niba umubyeyi yashyize agataha niba se koko yaraye hanze yicaye ategereje umugabo akora ijoro ubu turi mu gitondo ndakeka ubu yenda kugera ahangaha avuye mu kazi reka tumuganirize twumve tumubaze umubyeyi uko ameze niba yaraye hanze koko niba se bakize bakamukingurira byibura akaruhukaho turindire n'umugabo kugira ngo atahe tumenye uko akemura ikibazo cy'uyu mubyeyi mama umeze utese none se waraye ijoro neza riratandukana wicaye aho ko mbona uri gutitira ufite imbeho ntabwo byakeye nicaye hano uko wa mugabo yagiye warabibonye umugore we nawe nyine yakinze araryama nanjye nicaye hano saa 4 saa 5 mbona zirageze numva ubwoba imbwa zimoka ibikeri reka urabona ukuntu hano nyine hameze mu bihuru ndavuga ngo reka njye kureba ahantu nacumbika nagiye nyine mbona abantu b'Imana barancumbikira ndaryama ariko ndavuga nti ari mu gitondo reka nzinduke nsubire hahandi nagize Imana asanga na ka gatebe kanjye karacyahari nuko ndicara ngo wa mugabo nyine ataza uramurindire ngo ureke nacika ndamutegereje niyo mpamvu wazindutse ndahirangije cyane n'inzara byose nagiye gucumbika none se wa mudamu ntiyanagukinguriye basi ngo nihengekeho naramutse twakuramukiye wihangane uko biba bimeze ariko ntago twazanyisha abahumura uyu muntu se ko mbona ari gutitira impande y'umuryango wanjye ariko se wowe ubu ntabwo ushakaho amahane koko yaraye hanze bati nta n'impuhwe koko papa ari nta n'impuhwe koko nta nubwo ukorera ko twigeze gukunda nta nubwo ukorera ko dufitanye n'imfura yacu Alice yego ye nakubwiye ko ntagomba kuva hano utanyeretse umwana wawe umva rero amakosa wakoze umva amakosa wakoze kundababaza rero ntabwo nayahakaye Alice ntabwo uzi ko umwana arwara ntuzi uko
nawe rero umva ukuntu nanjye nakubwiraga nabizi cya cyuya nayo nihanagura gutya nawe nanjye nuko navunikaga titira rero nakubwiye koko ngo nagusabye imbabazi none se papa rero kuki udahagarara ku ijambo ibaze ko uyu ryawe mubyeyi yaraye gutya ategereje ko bucya ngo mu gitondo uve mu kazi arebe ko nyine wumve ko yaraye gutya umudamu wawe yamukingiranye ariryamira ahubwo ntukingure guma mu nzu uyimubwiriza nawe ni akagome urumva windukira umugore ngo ni umugome none se reka nkubwire waryama mu nzu hanze hari umuntu uri kubatitirira ngaho basi yemeye arara urwa ntambi ngaho mukemurira ikibazo yazindukiye hano aje kukureba nanjye ubu nzindutse nza kugira ngo ndebe niba ubu rero nibwo wibutse ko umwana ageze aho aryoshye nabyibutse kera papa rise ariko nyine nkabura inzira uyu muntu si ejo ko nasize bari bavuga ngo bagiye kwikiranira ubwabo umwe aceho n'undi agire gute uyu muntu kuki mwamusize hano umugore wawe hari ikibazo uyu mugore yarafura umugore yarakinze aravuga ati sunyinjirira mu nzu uyu nawe aragira ati simva aha ngaho uriya mugabo atagarutse kugira ngo ambwire umwana wanjye aho ari aho kugira ngo nzicwe n'agahinda kandi umwana ahari urangije urahunga kandi ari we mugabo wagakemuye ikibazo wagira ngo njye nkore iki kandi njye naramubwiye ni rero mubyeyi shaka ukuntu ucumbika basura ahantu waryama kuko uraye hanze wabyuka ujya kwa muganga ko se ubundi wambire mu buzima bwanjye n'umwana wanjye ushaka ntabwo mburimo ariko umwana we ntabwo nava mu buzima bwe cyangwa ngo ave mu bwanjye kuko ni akara kanjye ni akanyama kanyomotseho naho wowe ntabwo mu buzima bwawe ndi muto ihangane ikintu ngiye kugukorera na keza yumva ukora iki ni ko ubutaha uzagaruka mwereka umwana we ariko akambera mu buzima ni ukuri pe nawe nta kindi akeneye rero ayo narize ni menshi nawe uri kubeshya ngo urarira oya wivuga gutya ariko nawe jya ugira impuhwe ubu se ari kwiriza ari umuntu mukuru ubu se yaraye gutya atitira ari uko ari byo ari kwigira nta gahinda nawe afite kandi ibyo nawe arabyicuza uba waje ku muryango wanjye umburiza umugore gusinzira n'umwana wanjye se noneho wibutsa ko ari umugore ubu papa ari ngaho basi wowe mbitariki umbwire n'ukwezi nzaza kureba umwana wanjye wowe binyibwirire naho uyu munsi si turi itariki 3 yego uzagaruke kuri 18 nzamugura azaba atarajya ku ishuri nzamugura none se ko abandi baziga ku 8 we afite ikigo uranyumvira uburyo uyu mugabo ari mubi nawe uratubera uzagaruke uzamubona azaba atiga se wamuganye cyangwa yararangije azaba nzajya kumwakira uruhushya agaruka none se wabishyize imbere atarajya ku ishuri ko ari byo byiza n'umubyeyi agatuza ku itariki 8 urumva ari hafi y'icyumweru cyose ubu ntabwo yamubona ariko ziriya tariki mubwiye azamubona nyamara uri kumugora kandi nyamara kaburane kaboneke ni nyina nijoro naraye nicaye hano hanze koko muri uburyo ngewe koko wagize umutima yakoze kiriya kibazo akamujugunya nawe uri wowe ntabwo wamubona nibyo nawe kandi yaricujije nawe arabyicuza n'iyi saha ariko se ntiwagira impuhwe ariko se ke umwana namujugunye mu ikarito nk'uko abandi babikora ku muhanda umwana kuko hari ndamujyanye se muri oroferina umwana sinamusigiye hari ahantu yo mageze koko paparise utanumva ko umugore abyara umwana agahita apfa maternete uruhinja rugasigara rudakoze no kwibere n'umunsi umwe kandi urwo ruhinja rukabaho nimba umwana yarasigaye mu muryango wanyumvise ikibazo cyawe nacyumvise mvuye mu kazi naniwe amarembo ngaho arakinguye reka niruhukire sibyo reka keza nawe uba waje mu kibazo cyacu nawe haguruka ngo werekeze umwana wawe reka nanjye ngira ikintu mvuga basi mbere y'uko agenda mu by'ukuri mu buzima umuntu akora ikosa kandi nta kosa ritababarirwa buriya n'umuntu wafashe umuntu akamwakura uretse ihangane gato mbanze mvuge ikosa umubyeyi yararyemeye kandi twaranamugaye pe
ariko araryemera asaba imbabazi yemera ko adashaka gutwara umwana akeneye kuhuza n'abamaso akamureba bakaganira nk'umwana na nyina akabwira umwana amakosa ye akanayemera agasaba n'umwana imbabazi umwana arabizi kuri papa we arabizi koko wamureze umwana ntabwo yakibagirwa wamugiriye neza ariko ihangane umuha uburenganzira ku mwana we asaba umwana we imbabazi abwira umwana we amakosa yakoze yongere kumva ko umwana we byibura amubabariye kuko n'umwana we afite ibyo agomba kumusobanurira ibyo byose byabaye noneho kano kanya kuba wamugana ataramutaye mu ikarito cyangwa se ngo amufate amute muri wese nk'uko abandi babikora ako konyine karahagije irengagiza ibyo byose byabaye waravunitse warareze ariko wareraga umwana wawe noneho nawe mutura ko gahinda n'umusaraba yikoreye wo guhora yishinze icyaha unamwibutsa ibyo byose byabaye kandi igisaha ari kwicuza ikindi kintu byanze bikunze nyina w'umwana aba umwe ku isi nubwo wamushakira mukase nubwo wamuhande nyina bari umwe ku isi rero muha uburenganzira bwo gufata imfura ye ayisobanurira ibyo yakoze byose umwana yakire mama we n'umubyeyi akira umwana ntago amukwatse ngo umumuhe utekeneye ni uguhura n'umwana ikindi kandi buriya ukomeje gutandukanya umwana nyina gutya mu gihe kiri imbere wenda ubu nta kibazo ariko mu gihe kiri imbere umwana yabyaza arangera nawe njyewe nta kibazo ibyo ndabibemereye umwana azaza sibyo ariko umwana natazamwihera imbabazi ibyo ntacyo ntazavuge uruhare rwawe uzarumukorera njyewe uzagarukira atariki nkubwiye umwana wawe ku itariki ngo zinga 18 umwana uzamubona kwari kera kuko urumva izo tariki koko ari byo mbwira nawe namwe muri abantu namwe kubera ko wari umubeshya biragoye no kubyizera urumva amashuri azaba yaratangiye mama w'umwana namwe igisubizo cy'igihe yamushakira ubu yanavuga ejo none se ngewe pe aho naraye n'ubundi ntibari bunyirukane ndasubirayo mbabwire kuko nabona batekerereje icyanzanye yewe ejo nzagaruka munyereke umwana wanjye ahubwo sherekeye ngura naje ahubwo uremeye se ejo nzaze umva nkubwire rero ngo tugende ngo uherekeze ejo uzaze uzabona umwana wawe ejo ariko ntazi kwima ntuzongere kuza kuneraho hano mu rugo icyo cyo kimurekere ntuzongere kugaruka yewe icyo ukeneye ni ukumubona sibyo bagahura bakaganira bimwemereye nahaba ibindi nibye n'umwana we ariko umbabarire ntuzongere kugaruka guteza induru hano sibyo pateta rero reka nkubwire nyamara ikintu cy'abagore ntushaka ufungira kuko urabona bigutesheje umutwe pe ikintu cy'abagore n'abana kuvuga ngo ikibazo cy'abagore n'abana uri kumva ubu noneho ngeze ngiye kwiyubaka murabona ko mbonye amafaranga nkaza nkakodesha aka kazi sibyo urumva ko ngiye kugira iki gutunga abana sibyo rwose igihe cyagiye cyo gusabiriza cyari kirangiye noneho igihe ngeze rero ngeze igihe cyo kuba natunga abana sibyo bose se bose ariko tudarenze munca mu ijambo umuntu ntabwo mushaka hano nahaguruka rega n'ubundi ntahaguma icyatumye haguma cyanze ahubwo ntabwo wibeshye yuko nshobora kuba naraje kugira ngo untungane n'abagore bawe hoya ntabwo ariko bimeze ariko noneho ngewe urabizi ko naje nciye bugufi naje ncecetse kuko nari nzanywe n'ikintu kimwe gusa Alisa twabyaranye urabizi ko dufitanye imitungo myinshi pe kabone niyo waje kubona nyuma nayo ni iyanjye ariya amazu hariya ni ayanjye ariya yo mu Mutara ni ayanjye ariko iby'imitungo kuko wanabirereshejemo umwana wanjye akaba agize iyi myaka 22 utagira ngo sindi umugore utekereza iyi mitungo nta kimbwiye njyewe icyo nshaka n'umwana wanjye ubwo rero nimba udashaka kumbwiza ukuri kubihereranye n'umwana wanjye noneho n'iby'imitungo nabyo ndabizana kandi ni paso kandi n'umwana nzamubone kuko leta ntabwo icecetse kubihereranye n'ibyo umuntu afitanye n'undi nimba ugiye kuzana kuri ibyo by'imitungo
urabizi ko dufitanye impapuro twareganyeho zirahari. Mwaranareganye se? Zirahari. Mwareganye se byagenze gute? Njyewe nzi ko ari njye wagiye mu buyobozi nkubwire uranabyibuka mbere yo kuza kuzamura ikibazo cyo kuza kureba umwana ni njye wagiye mu buyobozi bwaho nturuka ngo bampereze iki impapuro zinyemerera kuza guhura n'umugabo ngo ampe umwana kuko umubyeyi atabuzwa uburenganzira ku mwana we. Ariko mbere y'uko nshaka izo mpapuro ngo nzizane mu buyobozi bwaho umugabo n'umwana bari, naravuze nti reka mbanze ntuze ngereyo tuganire. Noneho ubwo twaganiraga Keza mwari muhari, Papa Lise nawe yaravuze ati yego twabanjije kuzamuka urabyibuka, ariko nyuma yaciye bugufi anyemerera kuzagaruka kureba umwana. Anyemereye kuzagaruka kureba umwana, za mpapuro ngiye namuregeyeho narazibitse. Uri kumva? Wandeze ku mpapuro zo kugira ngo urazifite se umpa amafaranga, sibyo? Njyewe impapuro ufite nizo kugira ngo uzame amafaranga y'indezo. Akusa amafaranga y'indezo yayabona Ariko mu myaka 22 kereka ntoboye banki, ariko nta nayo. Ibyo ni ukubeshya. naho ku mitungo y'ubutaka, kucubeshya sibyo? Ku mitungo y'ubutaka Papa Teta nguri Papa Lise nguri Papa umva Frank, ngubwire imitungo dufitanye dufitanye uzababonera urayizi, ariko uzabashakira aho sibyo? baba. Imitungo dufitanye urayizi. Ni umwana wanjye Alice, abandi uzagenda ubagurire ku ruhande. Ariko inzu uzayikuremo, ibindi ndabyemera, ariko inzu uzayikuremo. inzu ni yande? Inzu ni yanjye si iyawe, ariko imitungo ndayemera. Ugira inzu yawe se n'abakagira ibindi bintu. Ibipapuro birahari. Nyine inzu yawe gute kandi mufatanyije ibintu byose? Ariko kucyugorana Papa Lise, kucyugorana koko kucyugorana. Inzu natubwire inzu ni yanjye nishakiye. nyine niyo mwabanyemo se niyo waguze nyuma? Niyo twabanyemo. Ariko none se warayishakiye ariko tuyibanamo turanayisezerana. Ariko se uza amategeko. Ariko noneho nanjye nakubwiye ko nushaka kubikaza nanjye nzakwereka ko uri umugore ukaza. ariko mwikaza muri wikaza ibintu uzongere kumbeshya kuko nishinga imanza tugatangira iby'imanza n'aka karuri ntuzongera kubona ndabizi ko n'ubundi uri kundega uyu mugore. Ndabizi n'ubundi uri kundega kumpa amafaranga. Ubwo sibyo leta urumva yabyemera leta y'u Rwanda? Hoya ibyo by'amafaranga rega ntago yabikora. None se yakurega kuba amafaranga na n'ubu uracyatsimbaraye. Ni mu ndebe ubona afite amafaranga, ubwo rufite amafaranga aba afite uko ahagaze ku buryo unamureba ukavuga ngo uno mugore aho yagiye ni mu bisubizo. Ayo mafaranga urega ndayakurega ngo muzi ubwenge muturusha ubwenge bwinshi. Ahubwo Papa Teta nkuko uyu mubyeyi bivuze yagize ati wowe aho kugira we yaje adasaba iyo mitungo wamugane, yaje ashaka kumwereka umwana, ariko aragira ati nubyanga niba ukomeje kungora ko nabona umwana wanjye uratuma njya mu bindi. Kandi uyu mugore afite uburenganzira bwo kuza akavuga ati iyi nzu turayibanamo, abifite uburenganzira ko n'umugore wawe nawe. None abagore babiruze batungira mu nzu ingana gutya, uzabagabura ari babiri, wakoroheje ikibazo ukamuhuza n'umwana ko nta bindi bintu byari bimuzanye, ko n'uyu nguyu atakoroheye muri kumwe, ko nabonye nawe akwakana umuriro ukaka, ko nta mugore ufite woroshye, ko bose mufitanye ibibazo. Byibura ukagiramo umwe muganira mugahuza mujya inama. Ako tushaka kuzica tukaganira tukajya inama umuto niwe woroshye. Buraroroshye? Aroroshye. Umugore wanze kujya mu cyaro mukagumana inama. Ewana amaherezo bizarangira mbanye nawe. Oyanjye sinkeneye kubana nawe reganje, icyo nshaka n'umwana. Yose ko njye mfite umugabo nashatse nanjye nkaba mfite abana bane, ubundi urambwira ngo ntitwajya inama. Ngewe inama nkeneye ni ukubona umwana nabyaye, kandi umva na leta itabi. Ariko njyewe nakorohereje, nakubwiye ko umwana uzamubona. Ubwo ndashaka ko utazongera kumbeshya. Ariko ntuzongere, dore nk'ubu wamubeshye araza arararwana. Uzi ukuntu umwana yaranze
iravuga ngo sinshaka ariko uwo mwana uzahamagare kuri telefone umushyiramo muhamagare se umwana yanze guhura na nyina ataranamubona confidence umushyiramo kandi ku myaka wa mugani mumaranye agomba kumvira ijambo mubwiye sibyo ke none wowe umubwiye uti rero mama wawe ashaka kubona uri kumva wimvuna mba nkorohereze ngaho tahire nanjye nduhuke urabona ko amasaha ageze yo gusubira mu kazi mu kanya sibyo sindaruhuka mufatiranye nkiva mu kazi umwana nemeye ko nzamuguha nk'uko keza uyu nguyu ari we mujyanama buri gihe duhora duhamagara mu byacu ukuri tubabarire ni ukuri ariko ninkuzanira umwana umbabarire kongera kuzagaruka guteza mama yishe ubwega hano none se hari icyo reka kuza hano bo baje kureba ni wowe umugore se nawe ko yaje gushaka amata kuko nari nagushatse nanjye nkeneye kubaka ahubwo se ari mu nzu ntabwo mbizi twaje rero mubyeyi njyewe ukuntu byumva ndetse ni n'inzu mubamora ni nka shiti ko waraye hanze ko utaje ngo uyinjiremo iyi si nayibamo ko waraye hano hanze ko utaje ngo uyinjiremo nanjye n'icyatumye wa mwana wanjye arize ataza kuba muri iyi nzu n'uwa nyina inzu nicyo iririyemo ariko buriya ariko abagore baremera ni ukuri inzu nicyo iririyemo abagore baremera pe ntiyanze kuyisohokamo cya gihe se iyi ngiyi cyane rwose yewe umva rero mubyeyi nkubwire reka tugaruke mu by'ukuri reka twizere ibyo uyu mugabo atubwiye yego reka tubyizere twizere ko atatubeshye noneho kuri iyi nshuro twizere ko atubwije ukuri tugendere kuri icyo cyizere umwana wawe muzahure muganire ibindi byo ariko bizaba ariko mu mwana mwahuye naho uyu mugabo nawe afite ibibazo nk'ibya nyina wabizuba uyu mugabo afite uyu mugore babana hano nawe dore ruba rugeretse umugore ntashaka kujya mu cyaro umugabo nyine mbese nabyo biraho rero byibura nibyo namubwiraga ntibasigerageza mu bagore batatu ufite byibura ugire mu mwe mu banye neza nawe uri umugore ariko sinkiru umva nge yavuye mu maraso nanjye namuvuyemo uzenda duhujwe mu bagore babiri afite ubwo rero reka tugendere ku cyizere cye hanyuma nawe wongere ugende wisubirire aho wabaga hanyuma telefone y'uyu mugabo urayigira nawe afite iyawe uzajya umuhamagara mu guruti se ya gahunda nanjye nzajya mwibutsa mbwene se wa mubyeyi warabimukoreye wamuhuje n'umwana tuzakomeza tumutote azagera aho nawe abone ko bikwiye tuvuganye ku itariki 7 ubu aracyarakaye nanjye ndacyarakaye ariko ubwo 7 nizigera nzamwibutsa nawe kandi wamwibutsa ukavuga uti ya gahunda uko byajya n'ejo ntibyakunda nawe ugomba gusubira ukabanza nawe ukitunganya nawe ukareba abana amatungo mu cyaro nuko ugukwegana n'ihene n'ingurube n'ibiki ubwo rero ibindi tuzabimenya nyuma yego kumana imana ikibaho umugisha namwe mutuba hafi yewe ndashimira rero abandi bantu badukurikirana baba bagira inama bakavuga bati mubigenze gutya wowe jya aha n'inama zanyu ziraba zikenewe ni ukuri biba bigoye mu buzima tubamo ibintu byinshi by'ibibazo ni byiza ariko nyine ibibi biba byinshi bikatuganza ariko buriya bizashyira bikemuke mubane neza na bano mbese mwese umugabo nawe azashyira ajye ku murongo bino byose akora nawe ni stress nyine zingo nk'ibyo byose kadusoriza hano dutahe tuzasubirwa tuzongera tumenye amakuru nyine kuri iyo tariki yageze tumuvugishe twumve icyo atubwira nubwo bizagenda neza.